aka kanya aho Element asa nkaho ugiye mu miziki ye imiziki nawe yahise ijyana nabyo nyine aho Element abereye busy indirimbo ba Chrisizi nimba ari gusohora indirimbo abaje bose yakoreraga batumaga city ishyuha nyine tukumva imiziki yego bose nabo bahise bacecekana nawe Chrisizi ariko tube tumukuyemo gato kuko yasohoye ingoma yasohoye ariko yari amaze igihe kingana gute yari amaze nyine igihe tu so rero ngiye ndibaza abandi ba producer nabagejeje gukora amahiti yego aho kugira ngo si wari kuba ari umwanya mwiza wo kugira ngo mu gihe nabo bahita bagira ko byasaga ko Element yabaryamiye ariko mu gihe adari mwe muri gukora iki ese abana bahanzi batubwire bano bahanzi nago babaye kubizera ngo mubakorere yego tuvuga wenda ngo abahanzi bano bahanzi banini bategereza Element adahari nago bajya babizera ngo mubakorere yego niba atari gutyo bimeze ubwo Element arabicariye urumva sinzi ikintu byasaba kugira ngo munamwigaranzure yego niba Element abura gace cyangwa yababize tukabura imiziki yo kumva yego ubwo muniga ni munini niwe producer nyine dufite ubwo nimuvuye mutubwire ngo abajene rero baba bashaka kwa na Element gusa tumenye ngo ni imyumvire mike mito y'abahanzi cyangwa se tumenye ngo ni mwebwe nyine mudashoboye Element burya ni umuntu udasanzwe yariteretse adahari nta gihari muri production naho ubundi kuza naho ubundi ibyo bintu biteye isoni kwa producer man Element adahari umuziki witugwa nuvuga ngo Element arawuhetse birangira tumuhinda boze ubwo tumwite shiga ry'inyuma ahubwo turamugira ishiga ry'inyuma tumugene rikurikiyeho ry'imbere ndamenyesha producer yuko aho Element agendeye abarundi aribwo basigaye batujya kutubwira ko muziki yacu yarangiye ikindi gihe umuntu umwe yaragendaga agitaza abandi vibe movie gakomeza ukagira nani cyabaye byagenze bite Santana byagenze ute Rush byagenze gute Muriro byagenze gute Prince Kiss we ngari mu rukundo ubu ngo ngari mu munyenga wa buki haryo babyita gute mu kwa buki ngari mu kwa yakoze ubukwe ngari mu munyenga wa buki oya bafite cyane bari gukunda cyamugize biza ngura namuhamagara akakubwira ngo nta mwanya afite bro Peti we ngo ubwo waravuga ngo nuza yarabyimbye ngo yagize gute umuntu witwa Kiss niwe wabyimbye kuri level ngo udashobora kumva ejo namwumvisha abajane bari kumuvugaho ngo no kumuhamagara ngo mukora kugira ngo ntago ari kuboneka no ariko ubwo ni iki diaspora no ukambwira ngo niba uri umuja umeze gutyo ubwa urabizi ko uri muri competition ya danje n'umuntu uhagarara kwezi kumwe imiziki gahitibura warangiza ukazana nk'ubwo buzembe bro akazana mu bwana umujana ari kugerageza gukora muri minsi yende gukunda ni Muriro Muriro ari kujya gukunda Bruce Melody yazanye Roda muhitamo namuhindura izina muhitangira ubugenge kugira ngo mukase Element Melody Roda ari hehe What's up my people, this is Open TV uyu ni Kafuru uri imbere yanyu Kafuru rero ari kumbunza cyane imihanda ngo yarambiwe kwicara ariko nanjye nuko uri kubona twibereye street abanyarwanda bakeneye inkuru mpani kandi dore nta kintu abandi nta kintu bafite cyo kubwira abanyarwanda let's go Kafuru tuje hano uri kumbwira ati ushaka kujya hirengeye mvuza karuhuru yego mvuza karuhuru k'umuziki nyarwanda wazimya wibutse Element wibutse abantu aho Element yavuye kuva amabarabara ya Kigali urumva ariko ayagezeho imyaka 1 2 3 4 5 nyine ngo yahise agugara urumva ngo nta muntu ukimubona urumva ibyo bintu ari kumbwira nje nari ndi kwibaza nako nshaka no kukubaza uburambye nere kamera ati se ni Element wabiteye cyangwa n'abahanzi bari gushaka kumwicaho wateye iki urumva hashize imyaka 5 yonyine Element aje ariko nonaha idashimuta ikibuga bivuge kuri kubica yarabikoze bivuge yashimuse ikibuga ariko numva ngo yanahise gugara ngo ntakibona ibyo bintu nshaka kumva icyo bivugaho nge sasa kugugara ntago ndi bujye kuvuga ngo iyo yaturutse iki urabye sinanahazi nta makuru mbifiteho urumva ahubwo ngende kuvuga kuva namumenya yego buriya hari igihe umuntu akora ibintu tubizi ko hari abantu bagiye bakora amahiti ayisitayeho gukurikiza indi bikanga yego rero ese ubundi kubera icyo warumbajije icyo kibazo
imiziki yazimye rega nirwo rugamba turi kurwana na Element wayizimije se imiziki yazimye na mikiri gusohoka nega ni ya Element nubwo turi kumuvuga gusa turi kwibaza nge ndi kwibaza ko kikuva Element yasa nkaho shwanye na 155 nyine agasa nk'ubivuyemo gatoya nyine ibintu bya production nubwo tutazi ko ibyo ari gupanga ku ruhande ukasigana nabihuza n'ubuhanzi nyine imiziki iracicitse Element kuva yatanga agahenge abandi ba producer nyine imiziki iracicitse nibyo narangiye kukubwira Element yaraje arabikora yego arabikora ariko ngira ngo ni kwa kundi abanyarwanda baharara urumva yaje umuntu wari umaze iminsi ari guca ibintu za 2018 9 yego na 20 ari Medbeat on the beat Medbeat yarafite agasound ka fresh mu ngoma ze ariko nyine wari ukora amahiti muri icyo gihe mbese yasaga nk'ari we hari ikibuga cyane yego noneho Element Badman baramuzanye Nopja indirimbo ya mbere bakoze yamenyekanye yari ni Hands Up imwe bakoze bari live turi muri covid bya danje maniga ahita kubitamo za mikoro akubitamo ibinyafu atazamukana na generation nshasha yaba Juno ba Kenisoro na ba Davis D bari batarafata cyane nyine nawe yarafite dede yamukoye indirimbo mikoro banini cyane mikoro bura Bruce Melody ashatse kugira miliyoni 5 David zarayimana yego ahita hazamukiramo baho kama azana nyine yaje impamvu ura Element ari na munini cyane we mukuza kwe yazamukanye n'igiriri cy'abantu benshi ariko nkavuga ata kani kagaroro k'abanyarwanda mba nshaka rero ari ukuntu ibifana by'ibigoryi bijya muri comment kikagutuka kitabanje no kumenya ibintu uri kuvuga urumva ubwo turi kubaka story ko hari ikintu tugiye kuvugaho wakurikiye arabyumva naba ari wa mufano uza gutukana muri comment na akazike yego ubwo abumva bo barabyumva ari abafana ba Babylon tu Element akora ibyo bintu byose ngiye ngavuga ati oya biri kumugwirira ubu ni byahe bwa kwa kundi abanyarwanda nyine duharara umuntu ugezweho ariko bro yaraje uwo mwaka arawufata n'ukurikira arawufata urumva nabo bantu bazananye bari kuri move ya danje wabonaga rero bayoboye showbiz kabisa bayoboye imyidagaduro hari n'abandi ba producer bakora neza nka ba Rush ba Santana ba Kiz nabo baraje urumva mane n'abandi ba type ba kera banyuzagamo bagakora mane na Medbeat yanyuzagamo agakora nawe ntago yarashitse ariko tukabona ko uri elevate cyane ari Element uri hejuru nyine ariko nabwo bra nyine nkavuga ati Badman sha nyine ni ibihebye tu sibyo byamuguyeho wenda aho ngo nari maze kwemera ko bisa abideservinga ariko nyine tuzayo tubona n'abandi bakora muri icyo gihe nka Rush yaciye amadukubita hit ya Danje Away ariko umwe na Juno n'izindi ndirimbo yagiye akora ariko nyine ukabona ko Badman man ameze nabi so reka rero aho ngo naje kwemera ko burya Element ari umuntu wa Danje cyane bitari accident bitari no kuvuga ngo ni ibihebye ahubwo he's a bad nawe njyabaniga ba Danje ni gutyo mbite naba bad aka kanya aho Element asa nkaho ugiye mu miziki ye cyangwa se afite kuko muri no minsi urabona ko indirimbo nawe ziri gusohoka nizigerageza gusohoka nizo zigerageza gufata ariko aho ameze nk'umuntu uri mu gapoze nawe birazirasaga zibereye zo kuvamo hariya imiziki nawe yahise ijyana nabyo iki ni ikintu iyi analize utazumva undi mu blogger cyangwa umunyamakuru ariko niba uzi ubwenge reba aho Element asa nkaho afata niko nagapoze afata Kevin Kadasora indirimbo ari uko Element yikoze iyo batarakora na Kevin Kade bino ba Chris cyangwa se ni gafite indirimbo nyine aho Element abereye busy indirimbo ba Chris nimba ari gusora indirimbo abaje bose yakoreraga batumaga city issue nyine tukumva imiziki bose nabo bahise bacecekana nawe Precise ariko tube tumukuyemo gato kuko yasoye ingoma yasoye ariko yaramaze igihe kingana gute yaramaze nyine igihe tu so rero ngiye ndibaza abandi ba producer nabo bagejeje gukora amahiti aho kugira ngo si wari kuba ari umwanya mwiza wo kugira ngo mu gihe nabo bahita bagira ko byasaba ko Element yabaryamiye ariko mu gihe adari mwe muri gukora iki ese abana bahanzi batubwire bano bahanzi ntago babaye kubizera ngo mubakorere
yego tuvuga wenda ngo abahanzi bano bahanzi banini bategereza Element adahari ntago bajya babizira ngo mubakorere yego niba atari gutyo bimeze ubwo Element arabicariye urumva sinzi ikintu byasaba kugira ngo munamwigaranzure yego niba Element abura gate cyangwa yaba bize tukabura imiziki yo kumva yego ubwo muniga ni munini niwe producer nyine dufite ubwo ubwo se navuga ko bari abana hari ba Rush nyuko nakubwira hari ba Santana hari ba Rio Park oya ni Rio Park uramuniga rya ni wakoze agatunda akora exchange harya ya bwiza yego izo ndirimbo nziza iyo samahita abaniga bari he bagiye kubera iki ndirimbo dufite nabahanzi mwazi ko badashaka kuzohora niki kubera iki Element cyo gito kuko nagwambwira ngo hari indi mpamvu nayo ikindi gihe umuntu umwe yaragendaga gitaza abandi vibe movie gakomeza ukagira nani cyabaye byagenze bite Santana byagenze ute Rush byagenze gute Muriro byagenze gute Prince Kiss we ngari mu rukundo ubu ngubu ngari mu munyenga wa buki haryo babyita gute mu kwa buki ngari mu kwa yakoze ubukwe ngari mu munyenga wa buki oya bafite cyane bari gukunda cyamugize biza ngura namuhamagara akakubwira ngo nta mwanya afite bro Petit we ngo ubwo waravuga ngo nuza yarabyimbye ngo yagize gute umuntu witwa Kiss niwe wabyimbye kuri level ngo udashobora kumva ejo namwumvisha abajane bari kumuvugaho ngo no kumuhamagara ngo mukora akubwira ngo ntago ari kuboneka ariko ubwo ni iki diaspora noneho ukambwira ngo niba uri umuja umeze gutyo ubwa urabizi ko uri muri competition ya danje n'umuntu uhagarara kwezi kumwe imiziki gahitibura warangiza ukazana nk'ubwo buzembe bro akazana mu bwana umujana ari kugerageza gukora muri minsi yende gukunda ni Muriro ari kujya gukunda Bruce Melody yazanye Roda muhitamo namuhindura izina muhita ngira ubugenge kugira ngo mukase Element Melody Roda ari hehe mwadutayemo kano kari kuva mwakorana mwatamye ino ndirimbo ino remix bakoranye na Rodi kutari kurekura Roda ngaduha imiziki twumva ibyari byo ubwo nago twabyita ko ubwo muri music production yo mu Rwanda nta competition dufite byaragaragaye yuko nyine umuproducer dufite biri kugaragara nako niba tikubita ikinyafu umuproducer dufite ubwo ni Element gusa yego kuko kandi ibyo ngibyo ndumva ana showbiz twaba dufite umuproducer umwe mu gihugu mu bahanzi 10,000 producer umwe abura tukabura amahiti nanjye ndumva bidasobanutse nyine urumva bimeze gute none se urumva cyangwa bari busy ahubwo bakora ibintu bagiye kurekura bize gute ariko wigeze n'iryari wigeze ubona igihugu kimara amezi 5 nta hiti harimo abahanzi 10,000 gusa babwira abantu gute kuri umuhanzi gute igihugu uzazaje hafi amezi 5 nta ndirimbo ubundi kuva nyuma ya Tombe nawe ya Element no duhite duhari turi kumva akanya natwe no twa Element kuva ya mazi ya nyanja hari ndi duheruka kumva ubwo se ni twavuga nga hari Element asiga ahenda ku buryo abahanzi bamwe na bamwe bari gukuramo ikire niba atagikorana wenda na Melody sibyo Bruce Melody nongeye kuba komeza urumva ni atagikorana na Bruce Melody urumva byari byo byose na The Ben we turabimenyereye ko asanzwe yikorera rimwe na rimwe yabicyaye ubwo nago The Ben we nta ndirimbo ya The Ben yakozwe na Element kereka amakorabo y'abandi bantu za yego ubwo nago twavuga ngo abandi bahanzi kuko bari munsi ya ba Melody nabande tukuyemo wenda Kevin Kade twabonye ufite umusaponsa urumva nago twavuga ngo abandi bahanzi igiciro cya Element kirabaremereye abahanzi abajene bose twavuganye bazamukanye na Element se Element ngo asigaca miliyoni ku Rodi kandi ndishuwa yuko bose bazamutse ndishuwa yuko bose ayo mafaranga batana yabura ndinashuwa yuko niba ubanye neza na Element miliyoni atari priority ubu je najya kubwira yabwira Element ngo nkore indirimbo akabwira ngo uranyishira miliyoni nago barabaniga n'igihe banakorana mani just friend yego nago ibyo ngicyo nago rero ntabwo usibye ariko niyo byayo byo ko Element aca iyo miliyoni icyambere cyo rabizi kiyo ndirimbo iri bugaruza ayo mafaranga ntagiye kubahita byanze biko nose ko bakora video za miliyoni 5 ku ki audio yo kandi buri ndirimbo rega ni audio nago ari video urumva kuki bazikora bigakunda nyine amafaranga bakayatanga iyo ntago ari impamvu wakitwaza ibyo ngibyo byavugwa n'umuntu w'umupeti uri kwishakisha
uri gushaka kujya gukora kwa Element ariko ntabwo wambwira ngo Kenny Solo ngo ni ikibazo kujya kwishyura miliyoni L, ntabwo wambwira ngo Juno ni ikibazo kujya kwishyura L, ntabwo wambwira ngo Okama ni ikibazo kujya kwishyura miliyoni L. Ntabwo iyo ntabwo ari impamvu nyine batubwira. Undi mukoro rero producers, Rwandan producers, mbese aba producer bo mu Rwanda, this is same kuba umuniga mana bura tugata tubura amahiti kandi muhari. Can you imagine? Wowe uzabwira abaturage gute yuko Element nyine yabuze ibintu bidapfa? None se ubwo ntago twavuga ngo ya competition noneho nayihari, umuntu nyine yamaze kutwereka yuko ikibuga n'ubundi cyari icye. Kuko oya ni nuko bimeze na sare ko uri kubushidikanya washize amezi 5 nyuma yuko ubu ngo none ngagiye kwisinzi ngafite ajya no kwigira muri Amerika nzibora agiye kujya Element. Noneho birara na washora kuba niziwe twari turi kumva zigiye kuba zihagazemo gakeya noneho turaba turangiye. Yego. Rero none se ubundi none twabice igisubizo rero. Igisubizo twabiha urumva ni ikibazo gikomeye. Ntabwo ari n'igisubizo ahubwo turibaza. Urumva turibaza kuri kuba producers bacu. Mwebwe ntabwo muri kwibonamo ikibazo. Yego. Nimuve mutubwire ngo abajene rero baba bashaka kwa na Element gusa. Tumenya ngo ni imyumvire mike mito y'abahanzi, y'aba music artist. Cyangwa se tumenye ngo ni mwebwe nyine mudashoboye. Element burya ni umuntu udasanzwe, yariteretse adahari nta gihari muri production. Naho ubundi ibyo bintu biteye isoni kuba producer man. Element adahari umuziki yitugwa. Nuvuga ngo Element arawuhetse. Ibirangira tumuhindaboze ubwo tumwite shiga ry'inyuma. Ahubwo turamugira ishiga ry'inyuma tumugene rikurikiyeho ry'imbere irisigaye ni ry'aba bandi bantu. No kuvuga ngo uyu no mukoro nyine ku bandi ba producer kuko producers cyane babandi twakompeyaga nawe urumva barimo bakize. Hari naho najyaga numva mu biganiro bavuga ngo ni icyumwe arusha undi, ngo akavuga ngo umwe Element abarusha byisi kuko buriya umuntu ushobora kuvuga ngo I posit sibyo ibintu bigahita birindimuka. Yego. Salute abarenze nyine uwo muntu no gusigasirwa ni ukumufata mama ngo atagira n'ikiba atanivumbura ko bigaragara ko Element abyutse mu gitondo akavuga ngo mbivuyemo. Ubwo twafata nk'indi myaka 10 yo gushaka undi muntu umeze nkawe. Kwashaka indi myaka 10 yo kwiba. Ibi bintu ndarekera kubivuga ari uko hari umujene muri abaniga twavuze twita ko nabo ari abaproducer banini nkubise vibe ikagira ikintu indura ko n'imiziki iri gusohoka kanya twamaze kubona ko nta byacitse. Nyine urasohoka mukawumva uwo mwanya ariko kongera kuyumva nka nyuma y'amezi angahe. Nk'ubu ngubu sinibaza n'iby'uyu mwanya ntabwo biri kubibaza. Nk'iyi ngoma sinyiciye amazi ni nziza ariko nk'iyi ngoma nisindiye siyadukubise twese ariko ubu ngubu gupfa kuyumva nyine umuntu ari kuyumva. Ariko ya ndirimbo noneho cyagusetsa ko nge nikundira imwe ya mbere. Kari akambere ko kari keza. Impamvu byanabaye byacitse nuko yari igiyemo izina rinini ariko nta kintu kinini, nta bundi buhanga bwajemo ngo ntabwo numvisemo ngewe ndakikundira imwe ya mbere nayo numva niyo mfite no muri phone. No kuvuga ngo rero aba producer bo mu Rwanda mwikubita kanyafu urumva cyangwa se niba ari n'ubunebwe tubimenye umugani niba nuza Prince Kiss agira ati ngiye nabonye umukobwa tuba twibereye muri ghetto akaguterwa muri ibyo ngibyo kandi niwe muntu wageragezaga nawe akadukubita vibe. Yadukubise vibe yari yiteretse ku rwego bari batangiye kumugereranya na Element. Ndamenyesha producer yuko aho Element agendeye abarundi aribwo basigaye batujya gutubwira ko muziki yacu yarangiye. Rero urwo rujijo ni mu rumareho tumenye ngo Element ni yajya muri Amerika ntagaruke. Ariko uziko twatugeze kuri level yo kuyobora East Africa man mu muziki. Hari ikintu uvuze nyitekereza ari uko kivuze. Urebye nyine umugani igihe Element amaze yarashwanye na ba Melody naki urumva asa nyine nk'uwagiye Rocky. Nibwo nyine ibintu byose byataninze around bakiri kubatangira
kudukubita amahita ahubwo baranaza banatwicarira ku maradiyo bakatugira n'inama. Muri cya gihe nyine Element wabonaga afite ingendo za hato na hato bigaragara ko ari busy. Nibwo twahise twatangiye kumenyerwa abajene batangiye kubura East Africa muri music na ba Diamond batangiye kubivugaho. Ibintu byahise biyoyoka. None nge ndi kubona ahubwo wagira ngo tugiye kongera kubaka bushyashya dusubira ahantu twari turi. Come on. Mambo Element tuvuge yabaye roke ku bahanzi b'Abanyarwanda ariko ngabo muri Tanzania n'aba Kenya ngo buriya ngo nuko bari kumuha nayinzi ibyo ngo adashiramo ngo ele urumva ariko ubundi wabona ariko ibyo bintu nabyo mbifata nk'agasuzuguro ubwo se tuzamenye buriya ngewe aho kugira ngo izina ryanjye rimanure umpa amafaranga menshi wampa make izina ryanjye rikagumaho. Ariko nanone ari igihe nyine ayo n'amafaranga nakazi after all bari akazi oya buriya bari ukongeraho make ya mani ku buryo umuntu nese buriya wakoze nese ako nagasuzuguro niba uriya muntu gukorera Diamond amukorera jingo yikagumamo kwera cyane minta amukorera agomba kuyivanamo akuriya ni official producer we undi se mwagiye gukorana utizeye ubumenyi wajya gukorana n'umuntu utizeye project agiye kugana uba waramwumvi Diamond ntabwo mwajya gukorana kuko hari ngo indirimbo yamukoreye ari nizo yakoreye ba Rikiba barabaniga mwajya gukorana nta makuru bagufiteho kameme. Yego rero ibyo mbifata nk'agasuzuguro ngiye buranana kwihorera nka unsuzugiye nakureka nkarya make. Bo rero tuvuze makeya muri kubona iri zuba riri hano nubwo tuba tubatarira amakuru ariko nyine niba byoroshye mujye mukandaho nyawureka mukore subscribe mukore like na share zo murazikora byagenze neza. Abanyarwanda mushaka kuba muri abanyeshyari kabisa umuntu aguhaye vibe ari kuzuba gufata urutoki rwawe ukagira gutya bikakuba ukareba ikiganiro ariko kugira ngo bikakugora mari ibyo bintu niba atari ishyari niki tuvuga se karo kubyirengagiza mwese mubizi yuko ariko kantu tuba dukeneye nubizi ko ariko karakana ariko kaduhemba niba ukunze boro yanjye wankandiyeho bigutwaye kugira gutya mwana iryo ni ishyari. Ciao ciao.